morning. Umva mwaramutse neza. Reka tujyane ngiye kudepoza umwana. Nimba mu kudepoza umwana ndajya muri magaze, urumva? Nimba hose tugiye kujyana umunsi wanjye ukuntu guteke. Ubu ngubu ni saa 1:59. I can't show you. Urukumva? 1:59 turavana nze mbibereke. Dore 1:59 turagiye rero ubundi tujyane. Ngiye kubareka ndaza kubereka tugezeyo. Dore ngeze kuri feruje ndayibereka gute. Dore izi modoka ziri kuvamo hano, natwe turahagarara tugategeza ko iyi fe yaka ikatwemerera kunyura hano. Ubu turasubira rero, murikumva? Ntago nakomeza kuvloginga ndi kugenda. Umva, dore ka kantu naguze ngaka. Sibyo ngiye kubeka rero ikintu kamara. Utabizi iyo uri umuntu utwaye mushyashya hano uba wabujije kugashyira inyuma y'imodoka. So dore ndagashyira hano. Kari ema, nafasha kari ema kugira ngo ninza yampinduranye imodoka na sheri atazayatwara akantu kaba nouveau conducteur kandi we ari conducteur confirmé. Tu vois? Nigurikira uraza ukakarambikaho kagahita gafata. So ko nyine ngayo nguko. Umva mbabwira, I was not ready yuko umwana wanjye yakoze gift do va. Umva mbabwira, ndi umuntu wicaye nkavuga ni yo nkabona abandi bantu batwaye imodoka bwasunge nabishobora. None nageze hano ngora ukuntu umukobwa wanjye nyine bari kwikubita, none agatwara ku 130 km ku isaha. Akumva nkati turapfuye turashize. Ariko ubu ngubu ndahatwarira nkagira ngo sinjye. Mbese Imana ni nziza. Umva rero mbabwire, imbeho ihari. Mundebye gutya mwagira ngo nta mbeho ihari, ariko hanze hari imbeho. Dore baragendanye mporana furari. Uko nubwo mba ndi mu modoka hari igihe ukenera kujya nk'ahantu mu minota nk'itanu, imbeho ikagenda ikakunobera. Ikagenda ikakumbitira byapfu. Umva rero ngiye kujya muri kano kamagaze nshakemo intuzo, nshakemo ikintu nirya. Noneho tuze kujyana muri decanter. Ariko reka mbanze ndebe decanter igiye bafungurira. Umva mbabwire, tugeze kuri rideri. Dore rideri byandikwa kuriya, mwayibonye? Utu tugati, ibi ni ibyaha nkora buri munsi kabisa. Utu tugati ndaturya mwabantu. Gufata rido, fate iyi tapi yo muri douche ndayikeneye pe cyane. Ndafata rido, bafite ubwoko ubu bakagira n'ubu bakagira n'iy'umweru. Bantwari irimo uturongo tw'umweru. Mba bafite ibintu nkeneye gusa anshyire muri sake. Reba ibi sake byabo nibyo ngiye gushyiramo. Iyi tapi yo ndayitwara mu ntoki kandi ko hari ifunze. Bafite iz'umweru n'iza gris. Kubera ko mfite douche rero irimo ntuza ya gris, irimo rido, ifite rido ya gris. Kandi iyo ya gris yajyana n'umweru, yajyana na gris, yajyana n'amabara menshi. Kandi ntabwo
ndayifashe bafite ibyuma, ibi byuma bigura 3 ni ibyuma by'umweru ariko ibyuma bigira bishuka ndabitinya do ndatwaraho kimwe kuko icyuma cyarangiritse ahubwo dore ibindi byuma byane ngiye gutwara iki hamwe n'iki numva mbabwire ngiye gukora shopping yanjye ndaza kubereka ibyo nahakuye byose ngeze mu rugo kuko nishinze ibyo gukomeza kuvloginga burya sinapfa ndangije dore n'izi nkweto ni sawa amara ko zisa nabi koko hari amabara ureba ukabona ni amabara nyine utazi dore rero bino birahuri ndabikunda yes babigaruye ibi birahuri bya double paro ndabikunda kandi ibyanjye byanamenetse I have to take one ntabwo nshaka bino by'imikondo kuko ngiye mbikunda kubinyweramo icyayi umva ndashonje rero byatashye so reka njye kugenda numvaga nta kinyobwa nshaka ntabwo ndi kugera ku mazi numva utu tugati turaryoha turi mu bintu bituma ntananuka reka tugende kubera ko ntarabona ako kantu ko gushyiraho fone rero nta kintu nabamarira ntabwo twajyana kuko ntibyakunda ntabwo mu nzira ntabwo twajyana kubera yuko ntafite icyo kintu nafukisaho telefone so I can't drive and at the same time holding my cameras mbabwire ngo see you in a few tugeze ahantu bita decanter sibyo reka kumva tugezeyo reka twisuganye tugende reka twisuganye are tujye kureba what they have in the store for us amarira n'ibintu hasi kuba hari mbere ya decanter ngiri jeez mwayibonye ni hari inyuma ndo iyo hariya ntabwo ari kure tukaba turaparitse tukaba turagiye tiga ambereke iyi nyamuzi ukuntu imeze mukora imbere ihari ukuntu ikirere kiri gusa ni ubururu ariko burijimye turakonje kabisa dore ni iyi ngiyi decanter sinzi niba muri kwireba ahangaha naho umuntu afatira amarivurizo iyo yakomanze online murebe igihe naviriye mu rugo saa 1:59 ubu turi saa 3 hafi cyane umva reka rero mbereke ngiye kureba ko mbonamo kano gapira ndagakenera mu kazi byatari ko ntabwo gafunguye kose nkeneye agafunguye imbere kugeza hasi agahigi biteye umuji ubwo nyine ndagakatiye nta nubwo ari twiza nzajya nambara ku kazi najyaga nanga kwambara utwo ku kazi iyi mipira ni myiza isa n'ishyushye ariko igura veni ahubwo dore akantu nkundemeye kano kantu
ukuntu koroshye ni igitangaza ariko ukagura 50 bari mu mbwira ngo amafaranga tuzayagwiza reba mvambaye turo abarero ndebere 40 iki kintu ubu simbizi ni peride amtipe utu tuntu 50 ngo nuko dushyuhara ni inkweto kuva hano ukagera ikintu cyangwa aho ukuntu bahenda umva banza nzagaruka kubona ntazi I'm not inspired dore za hiking mwazibonye kanze ndebe muri izi ngizi kuko nkeneye inkweto za siporo 80 ngamundebe 80 ubuze ngo tuzakora siporo byari yewe umva 80 Chanel ahubwo dore inkweto za 25 ako se kubera iki bamaze no kano kabaro uyu mukobwa yambaye umva ngiye kureba muri izi ngizi ntwaremo kamwe nzajya muri siporo kujya muri siporo birangora kanipime kano ka 38 se bra nambara 38 wereka mbabwire kuva nabyara ikirenge cyanjye cyariyongereye nambara 39 kandi ubundi nambaraga 30 wiki imagine katwambare tumbe umva nako kujyana muri siporo ariko ndabamenyesha ko ibintu byaha ngo ni amapoint ngo 3,000 bakaguha amayero 5 bare mugende ngo narinje ngo nzi ngo mfite ngo amapoint 100 ariko kari souple na souplesse ariko wengeye kureba n'uru rukweto ndabona rumeze neza kandi siko keza kandi umva mbabwire kagura 45 umva mbabwire birangiye ngiye nta kintu njyanye kubera yuko ukuntu bihenze kandi bino myenda we nkunda ya ensemble aya ndeba yangaya basi kandi kari kugura 20 kano kakagura 30 agapantaro agapira 20 aka kagura 19 wawe umva mbabwire ngiye kugenda nshakire ahandi mwambonye here we are umva inamire wari y'abandi ndayishimuse umva mbabwire ko tugende kuko biraducanze mbese wakifatira nkuru ndabona ari rwiza ese harimo tayi yanjye mva nkunda amabara y'abahungu mana yanjye urunguru ni NBA ni 50 ntabwo ruhenze maze wow 50 ntabwo ruhenze ni tayi kombye ni 37 se kitamwira iki mva ni NBA oya ntabwo yari NBA iyi ni kopi yayo hari no yabaye nari mbonyemo rw'umuhungu wanjye ntabwo nabona so let's go umva nari nabashyize mu mufuka nasezeye ubu ndagiye sefiniya sebo akazuba sha ariko karimo umuyaga tu nagomba kumva nuko nabashyizeho akaboko kugira ngo ntiyamena amatwi ariko karimo umuyaga umva reka dutahe this is too much ubwo hano ndahasezeye
ngiye kugenda dore izuba hari dore hari izuba ariko hari imbeho mw'abantu. Tumeze neza, akazuba kavuye, tuva bien, tuva bien. Wow. Mutaza kongera kugwa mureke mamanure tuze gusubira, sindiyo dusubire ngeze home. Njye nkora YouTube niyo mva sinzi niyo byagenda gute, ntabwo byashaka konyereka kuko YouTube ni ikintu cyanje, ni ikintu nkunda, ni ikintu nishimira, ni ikintu numva mbese nabaho ndi imbere ya kamera. Mwibaze umugabo wanjye yarumiwe, numva nyine nabaho ndi imbere ya kamera. Ayiwe ibintu byose muze nkabibereka. So tapi umva ngiye kumanika ino tapi na rido, ubundi tugende tumanikane mu rugo, sibyo? Tumanikane iyi no tapi na rido tuguze, sibyo? Turebe na bya byuma, we gonna unbox and tumanike bino bintu mu rugo, sibyo? Ubundi umunsi wacu w'ibyo twakoze uraburangiye, sindiyo? Yes, let me take you home. Sibyo, buretse mbanze mfata urufunguzo rwo mu rugo kuko gufata ibintu byinshi mu ntoki it's not my thing, you know, it's not my thing. Ntabwo nzishyira hamwe kuko zitazikora ibifunguzo byinshi cyane bikasumbuba, so I don't like ibintu bisumbuba, simbikunda. Munsengere rero nanjye nza umva, abashaka katuwa muzambwire, cyangwa se abashaka kureba imodoka ntwaza umva iyo ariyo imeze muzambwire myibereke, numva kuko hano twebwe nta bintu byataje. Voilà, ndaparitse neza, so let's go home. Umva hari umuzuba uryoshye, ndasanga katukuye akamodoka. Umva mubwire imisatsi yanjye ibijagaraye kubera iki? Kwambara ingofero, kwambara furare, ugasanga rero iri partout. Umva okay, acane neza hose habone kugira ngo ibintu bibe ari sawa. Ndaje nzane urumuri. Okay, noneho tugiye gukora icyo bise kwicara hasi, mbanze nzane ibyo nkora byose. Mfite ibintu byinshi byo gukora kugira ngo mbere yuko mbereka, umva ndi hamwe n'ibintu byose nkeneye. Urumva mureke mfungure n'idirishya kuko nabiteretse hano hejuru kugira ngo mube muri ku bona. Jeez, umva mbabwire mbuze icyo mvuga n'icyo ndetse singo simuri kumbona ya murimo murambona abantu ntimungore kandi mungore mujya mubona noroshye wapi. So ya tapi rero nababwiye naguze, dore sha ndaryohewe, you can't believe. So iyi tugiye kuta tuyikuraho kino, ngiye kwishyira hariya muri dushe kugira ngo mbere gukunda imeza, ariko ndabanza nyifure. Okay, ndabanza nyifure kugira ngo nyishyire muri dushe to. Tara, iyi ni tapi
tugiye kwa unboxinga n'ibi byuma turebe no migati kanyijyane hariya hirya bive hano noneho ngiye kubereka byose ko byakabaye do. What's wrong with me? Amatelefone y'umuhungu wanjye bari kuntega do akantu kari kaneze. Umva mbereke sasa ikintu cyanejeje do. Guys, we have rido do ino rido bantu mwe yo muri dushe muhire namwe mumbwire ngo ntago ari nziza, nimurangiza mumbwire ngo iyi rido ngo urebye ngo ntago ari nziza. This color is popping, it's giving. Ariko nyine I'm so happy, like I'm so happy. Dore zakorana gusa izi rero izi ni bon zimeze gutya. I don't know if you can check but ni izi ngizi nyine do. Yep, izi ntabwo nzifungura ni bon nikora abirenze byuma sasa lele ibi byuma nabiguze kuko ibyuma byanjye mfite ibyuma by'umukara byari byatangiye kuvaho irangi ndamagarika kubikoresha, so navugaga ati anytime nzinjira muri ra magaze ngasanga harimo ibyuma nzabifata ntitaye ku kindi kintu cyose, nzahita mbifata. Nuko nyine nuko nguko nafashe bino byuma kuko it was an emergency for me. Tugiye gufungura bino byuma turebe ukuntu bimeze, sibyo mbere way no ni ibyuma nyine bya aluminium. Nta hantu gipfumuye ku buryo uvuga ngo ni bya byuma biri bucike, oya kandi shaho biracyaye bya kandi nta protection baba barashyize kugira ngo kidapfumura kikaba cyakwica umuntu. So cyambere ngiki I'm so happy, like happy, yeah, ndaryohewe. Cya kabiri ni iki umva babwira. Cya kabiri ngiki cyo gifite na protection yo kukinjizamo mbese ntiwareba yego ko bagifunze nk'aho ari gift we kadukatisha iki twarangije. Ni gukozaho do talon nacyo cyari gifite akantu nk'aka ko guproteje hano hejuru, ariko cyo ni izi gifite naho kukibikamo gutya. This is so dope. Do ngiki sikiza gisa n'umweru nene. Mfa ndaryohewe bino byuma biranejeje kuko ibyo byanjye ndaza kubika ukuntu byari bimeze, ndaza kubibereka murahita muvuga ati ariko ubanza naranabitaye nsigaranye udukuto, ntabwo bimaze iminsi myinshi. Do jeez gataye se mwaka byaranga akantu mwaka ntabwo kagwa ngo nkareke ndagakurikira mpaka nkabonye kwera ko mfite umwana do. Niki ngiki ni wanene, ibi nibyo byuma nashakaga vraiment uko birakomera biratyaye ntibiremereye, so dope. So ubu ngubu ngiye kubajyana muri dushe turanje ya tapi mbereke ukuntu tapira bimeze, mbereke ukuntu byose biraba bimeze, sibyo?
umva mbabwire ngiye kuzana sasa ya tapi tuyishyire hariya imbere ya baignoire ngo urebe ukuntu nakoze farumasi numva turayishyira hano turazamura ibase ya Maxence twigize hano neza agapapuro kajyamo imbere gutya. You see? The mat is nice. Si byiza karasa neza, c'est top, c'est bien, c'est joli. Ngiye kumanura rero iriya umutungurwa no kuba nanuriye muranurira. Umva ngiye gushyiraho ya yindi murebe ukuntu ari sawa. Iyi zirambike hano ngiye kuzana ya yindi mba mbabwira kano ngiye kukamanika sibyo utuntu two hejuru simbizi nyamara kutureba do kari hagati kariho utuntu tw'utururu ngiye kugira gutya kugira ngo mbe muri kwareba simbizi muri kwareba you see muri kwareba. Yeah, I think so. Turongera twurire. Numva. Nta murimo ninya gukora nta bintu byo kuvuga ngo abagabo bagomba kumanika ibi bintu. Abagabo se nindabivuze. Ndavuze ko abagabo baremewe kumanika ibintu. Twebwe tubimanitse twabiki. Twabiki. Ewe. Dore ndi kugenda ninjizamo ano marangi inoze ni nziza muraza kureba akabara kayo. Njye nkunda umweru nkunda umweru byatari umfa. It's good. I'm like happy. Wow, nina ndende kanze mbafatire kamera mbere kambanze mbere kukunisa. No, you can't do like ntabwo uri kubibereka nk'uko isa. Ngiye gufata kamera neza mpubegereza. It's giving. Yeah, ni gutya nabishakaga. Iki ngiki kangikureho ni gutya nashakaga karido keza k'umweru dushange n'umweru nayo ifite rido ya gray gusa numva ko ariyo nayimutse mfite ariko ubu ngubu nguzuze. Umva mbabwire rero reka umunsi wacu ugarukira ahangaha kuko I'm tired. I'm hungry. Umva mbabwire ngiye guteka nige sibyo umunsi wanjye igitondo cyanjye tugarukiriye ahangaha tuzasubira muri après-midi yanjye. So thank you so much for watching, thank you so much for subscribing, thank you so much for sharing, and thank you so much for being with me all along. Niby'agaciro ndabakunda cyane rero. Stay tuned and please remember to subscribe. Don't forget to subscribe. I love you so much and see you in the next one. Bye.